Zaburi y'101. Zaburi ya Dawidi. Ndaririmba imbabazi no guca imanza zitabera. Uwiteka, ni wowe ngiye kuririmbira ishimwe. Nzitondera kugendera mu nzira itunganye. Uzaza aho ndi ryari? Nzajya ngendana mu nzu yanjye umutima utunganye, sinzagira ikintu kidakwiriye nshyira imbere yanjye. Nanga imirimo y'abiyobagiza, ntizomekana nanjye. Umutima ugoramye uzamvaho, sinzamenya ikibi. Ubeshyera mugenzi we rwihereranwa nzamurimbura. Ugamika akagira umutima wibona, sinzamwihanganira. Amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu, kugira ngo tubane. Ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera. Uriganya ntazaba mu nzu yanjye, ubeshya ntazakomerezwa imbere yanjye. Uko bukeye nzica abanyabyaha bo mu gihugu bose, kugira ngo ndimbure inkozi z'ibibi zose, nzimare mu rurembo rw'Uwiteka. Zaburi y'102. Gusenga k'umunyamubabaro. Iyo umutima wuguye isari, agasuka amaganya y'imbere y'Uwiteka. Uwiteka, umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho. Ntumpishe mu maso hawe ku munsi w'umubabaro wanjye, untegere ugutwi ku munsi ntakiramo, unsubize vuba. Kuko iminsi yanjye ishirira mu mwotsi, amagufwa yanjye yaka nk'urumuri. Umutima wanjye umeze nk'ubwatsi bukubiswe urumye, kuko nibagirwa kurya umutima wanjye. Ijwi ryo kuniha kwanjye ritumye amagufwa yanjye yumatana n'inyama yanjye. Meze nk'uruyongoyongo rwo mu butayu, mpindutse nk'igihunyira cyo mu misaka. Mba maso, mpindutse nk'igishwi kiri ku ipfundo ry'inzu cyonyine. Abanzi banjye barantuka umunsi ukira, abashajijwe no kundakarira bangize intukano. Kuko ngivu nk'umutsima, mvanga ibyonwa n'amarira, kubw'uburakari bwawe n'umujinya wawe, kuko wanteruye ukanta. Iminsi yanjye ihwanye n'igicucu kirehutse, kandi numye nk'ubwatsi. Ariko wowe Uwiteka, uzicara ku ntebe y'ubwami iteka, urwibutso rwawe ruzahoraho ibihe byose. Uzahaguruka ubabarira i Siyoni, kuko igihe cyo kuhababarira gisohoye, ni koko igihe cyategetswe kirasohoye. Kuko abagaragu bawe bishimira amabuye yaho, bababarira umukungugu waho. Bizatuma amahanga yubaha izina ry'Uwiteka, n'abami bo mu isi bose bakubaha icyubahiro cyawe, kuko Uwiteka azaba asannye i Siyoni, kandi abonekanye icyubahiro cy'ubwiza bwe, yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Ibyo bizandikirwa ab'igihe kizaza, ubwoko buzaremwa buzashima Uwiteka. Kuko azaba arebye hasi ari hejuru ahera he, Uwiteka arebeye isi mu ijuru, kugira ngo yumve kuniha kw'imbohe, abohora abategekewe gupfa, ngo abantu bogereze izina ry'Uwiteka i Siyoni n'ishimwe rye i Yerusalemu, ubwo amahanga n'ibihugu by'abami bizateranira gukorera Uwiteka. Yacishirije bugufi imbaraga zanjye mu nzira, yagabanije iminsi yanjye. Ndavuga nti, Mana yanjye, ntunkureho ngicagashije iminsi yanjye, imyaka yawe ihoraho ibihe byose. Mbere na mbere washyizeho urufatiro rw'isi, n'ijuru ni umurimo w'intoki zawe. Ibyo bizashira, ariko wehoho uzahoraho. Ibyo byose bizasaza nk'umwenda, uzabihindura nk'uko imyambaro ikuranwa, bibe bihindutse ukundi. Ariko wehoho uko wahoze, imyaka y'ubugingo bwawe ntizashira. Abana b'abagaragu bawe bazahora mu gihugu, urubyaro rwabo ruzakomerezwa imbere yawe. Zaburi y'103. Zaburi ya Dawidi. Mutima wanjye, himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe, muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye, himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Uwiteka akora ibyo gukiranuka, aca imanza zitabera, zirenganura abarenganywa. Yamenyesheje Mose inzira ze, imirimo ye yayimenyesheje abana ba Isirayeli. Uwiteka ni umunyebambe n'umunyambabazi, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Ntakomeza kurwana iteka, ntagumana umujinya iminsi yose. Ntiyatugiriye ibihwanye n'ibyaha byacu, ntiyatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu. Nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko imbabazi agirira abamwubaha zingana. Nk'uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu. Nk'uko se w'abana abagirira ibambe, niko Uwiteka arigirira abamwubaha. Kuko azi imiremerwe yacu, yibuka ko turi umukungugu. Iby'umuntu, iminsi ye imeze nk'iy'ubwatsi, nk'ururabyo rwo ku misozi, niko ashisha. Kuko umuyaga urunyuraho rugashira, ahantu harwo ntihazarumenya ukundi. Ariko imbabazi Uwiteka agirira abamwubaha, zahereye kera kose zizageza iteka ryose, gukiranuka kwe kugera ku buzukuru babo. Niko agirira abitondera isezerano rye, bakibuka amategeko ye bakayakomeza. Uwiteka yakomeje intebe ye mu ijuru, ubwami bwe butegeka byose. Muhimbaze Uwiteka mwa bamarayika be mwe,
mwa banyambaraga nyinshi mwe basohoza itegeko rye mukumvira ijwi ry'ijambo rye. Muhimbaze Uwiteka mwa ngabo ze zose mwe, mwa bagaragu be mwe bakora ibyo akunda. Muhimbaze Uwiteka mwa mirimo ye yose mwe, mumuhimbarize ahantu ategeka hose. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Zaburi 104. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Uwiteka Mana yanjye urakomeye cyane, wambaye icyubahiro no gukomera. Wambara umucyo nk'umwenda, usanzura ijuru nk'umwenda ukinze mu ihema. Ashinga inkingi z'insenge ze ku mazi, ibica bigira igare rye, agendera ku mababa y'umuyaga. Agira abamarayika be imiyaga, abagaragu be abagira umuriro waka. Yashyiriyeho imfatiro z'isi kugira ngo itanyeganyega iteka. Wayambitse inyanja nk'umwenda, amazi atwikira imisozi miremire. Ahungishwa no guhana kwawe, yirukishwa no guhinda kw'inkuba zawe. Imisozi ishyirwa hejuru, ibikombe birika. Agera ahantu wayategekeye. Wayategekeye ingabano atabasha kurenga, kugira ngo atagaruka akarengera isi. Yohereza amasoko mu bikombe, imigezi itemba hagati y'imisozi. Inyobwa n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, imparage nazo zishira inyota. Inyoni n'ibisiga byo mu kirere biba kuri iyo migezi, bijwigirira mu mashami. Ivubira imisozi imvura ivuye ku nsenge ze, ubutaka buhazwa n'imbuto z'imirimo yawe. Amereza nk'ubwatsi, ameza imboga zo kugaburira abantu, kugira ngo abakurire umutsima mu butaka, na vino yishimisha imitima y'abantu, ngo aboneranishe mu maso haba amavuta, kandi ngo umutsima uhe imitima y'abantu gukomera. Ibiti by'Uwiteka birahaga, imyerezi y'i Lebanoni yateye. Iyo inyoni n'ibisiga byarikaho ibyari, inzoyi ifite inzu yayo ku miberoshi. Imisozi miremire n'iy'ihene zo mu ishyamba, ibitare n'ubuhungiro bw'inkwavu. Yashyiriyeho ukwezi kumenyekanisha ibihe, izuba riza igihe rirengera. Uzana umwijima rikaba ijoro, nibwo inyamaswa zo mu ishyamba zose zisohoka zomboka. Imigunzu y'intare yivugira umuhigo wayo, ku Mana niho ishakira ibyo kurya byayo. Izuba ryarasa zikagenda, zikaryama mu masenga yazo. Abantu bagasohoka bakajya mu mirimo yabo, no ku muruho wabo bakageza nimugoroba. Uwiteka, erega imirimo yawe ni y'uburyo bwinshi. Yose wayikoresheje ubwenge, isi yuzuye ubutunzi bwawe. Dore iriya nyanja nini ngari, irimo ibigenda bitabarika, inyamaswa ntoya n'inini. Niho inkuge zigenda, niho Lewiyatani iri waremeye kuyikiniramo. Ibyo byose bigutegerereza kugira ngo ubigaburire ibyo kurya byabyo igihe cyabyo. Biyora ibyo ubihaye, upfumbatura igipfunsi cyawe bigahaga ibyiza. Uhisha mu maso hawe bigahinda imishyitsi, ubikuramo umwuka bigapfa, bigasubira mu mukungugu wabyo. Wohereza umwuka wawe bikaremwa, ubutaka ubusubizaho ubugingo bushya. Icyubahiro cy'Uwiteka gihoreho iteka, Uwiteka yishimira imirimo ye. Niwe ureba isi igahinda umushyitsi, akora ku misozi igacumba. Nzajya ndirimbira Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye ishimwe ngifite ubugingo. Ibyo nibwiye biyinezeze, nanjye nzajya nishimira Uwiteka. Abanyabyaha barimbuke bashire mu isi, ababi be kubaho ukundi. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Haleluya. Zaburi 105. Nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Mumuririmbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose. Mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. Mwa rubyaro rwa Aburahamu umugaragu we mwe, mwabana ba Yakobo mwe abo yatoranije. Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ye ari mu isi yose. Yibuka isezerano ry'iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiye Isaka, akayikomereza Yakobo kuba itegeko, ayikomereza Isirayeli kuba isezerano ridashira. Ati ni wowe nzaha igihugu cya Kanani kuba umwandu ukugenewe. Umubare wabo ukiri muke cyane, nabo bari abashyitsi muri icyo gihugu, bazerera mu mahanga ataramwe, bava mu bwami bajya mu bundi. Ntiyakundira umuntu ko abarenganya, yahaniye abami ko babagiriye nabi. Ati ntimukore kubona asize, ntimugire icyo mutwara abahanuzi banjye. Ahamagara inzara ngo itere mu gihugu, avuna inkoni yose bishingikirije niyo mutsima wabo. Atuma umugabo wo kubabanziriza ni Yosefu, waguriwe kuba imbata. Bababarisha ibirenge by'iminyururu, bamushyiraho ibyuma, kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Umwami yaratumye baramubohora, umutegeka w'amahanga yaramurekuye. Amugira umutware w'urugo rwe, amubitsa ibintu bye byose, ngo abohe abakomeye be uko ashaka, yigisha abakuru be ubwenge. Kandi Isirayeli ajya muri Egiputa, Yakobo atura mu gihugu cya Hamu.
kandi Uwiteka agwiza ubwoko bwe cyane, abaha gukomera kuruta abanzi babo. Ahindura imitima y'abo ngabo ngo bange ubwoko bwe, bagira ubwenge bwo kurimbura abagaragu be. Atuma Mose umugaragu we na Aroni yatoranije, bashyira hagati yabo ibimenyetso bye, bakorera ibitangaza mu gihugu cya Hamu. Yohereza umwijima, atuma ari bijoro, nabo ntibagomera amagambo ye. Ahindura amazi yabo amaraso, yica amafi yabo, igihugu cyabo cyuzura ibikeri mu mazu y'abami babo. Arategeka amarumbo y'isazi araza n'inda mu gihugu cyabo cyose. Abaha urubura mu cyimbo cy'imvura, n'umuriro waka mu gihugu cyabo. Akubita imizabibu yabo n'imitini yabo, avuna ibiti byo mu gihugu cyabo. Arategeka inzige ziraza, n'uburima bitabarika. Birya n'imboga zose zo mu gihugu cyabo, birya imbuto z'ubutaka bwabo. Kandi akubita abana b'imfura bose bo mu gihugu cyabo arabica, gukomera kwabo kose nibo kwari kwatangiriyeho. Akuramo ba bandi bafite ifeza n'izahabu, nta munyantege nke n'umwe wari uri mu miryango ye yose. Abanyegiputa bishimira kugenda kwabo, kuko gutera ubwoba kwabo kwari kubafasha. Asanzura igicu cyo kubatwikira n'umuriro wo kubamurikira nijoro. Barasaba, azana inkware, abahaza umutsima wo mu ijuru, atobora igitare amazi aradudubiza, atemba ahantu humye haba umugezi, kuko yibutse ijambo rye ryera na Aburahamu umugaragu we. Akurayo ubwoko bwe bwishimye, intore ze azikurayo ziririmba. Abaha ubutaka bw'abanyamahanga, batwara iby'abanyamahanga baruhiye. Bibera bityo kugira ngo bitondere amategeko ye, bakurikize ibyo yategetse. Haleluya. Zaburi y'106. Haleluya. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ninde ubasha kuvuga imirimo ikomeye Uwiteka yakoze, cyangwa kwerekana ishimwe rye ryose? Hahirwa abitondera ibitunganye, hahirwa ukora ibyo gukiranuka iminsi yose. Uwiteka, nyibukana imbabazi ugirira abantu bawe, ugendererana agakiza kawe, kugira ngo mbone intore zawe ziguwe neza, nishimire umunezero w'ubwoko bwawe, niratane n'umwandu wawe. Twacumuranye na ba sogokuruza, twarakiraniwe, twakoze ibyaha. Ba sogokuruza ntibamenye ibitangaza byawe wakoreye muri Egiputa, ntibibutse imbabazi zawe nyinshi, ahubwo bagomera ku nyanja, ariyo nyanja itukura. Ariko kubw'izina ryayo ibakiriza kugira ngo imenyekanishe imbaraga zayo zikomeye. Ihana inyanja itukura irakama, nuko ibacisha imuhengeri nko mu butayu. Ibakiza ukuboko k'umwanzi wabo, irabacungura ibakura mu kuboko k'umubisha. Amazi arengera ababisha babo, ntihasigara n'umwe. Maze bizera amagambo yayo, baririmba ishimwe ryayo. Hahise akanya bibagirwa imirimo yakoze, ntibarindira ko isohoza imigambi yayo, ahubwo bifuriza cyane mu butayu, bageragereza Imana ahatagira abantu. Ibaha ibyo bayisabye, ariko imitima yabo iyishyiramo konda. Kandi bagiririra Mose ishyari mu rugo rw'amahema, na Aroni uwera w'Uwiteka. Ubutaka burasama bumira Datani, butwikira abantu ba Abiramu. Umuriro ucanwa mu iteraniro ryabo, ikirimi cyawo gitwika abanyabyaha. Baremera ikimasa i Horebu, basenga igishushanyo kivugutiwe. Uko niko baguranye icyubahiro cyabo, bagihindura igishushanyo cy'imfizi ry'ubwatsi. Bibagirwa Imana umukiza wabo, yakoreye ibikomeye muri Egiputa, yakoreye ibitangaza mu gihugu cya Hamu, n'ibiteye ubwoba ku nyanja itukura. Bituma ivuga ko izabarimbura, kandi iba yarabarimbuye, iyaba Mose intore yayo atahagaze imbere yayo mu cyuho cy'inkike, gukuraho umujinya wayo kugira ngo itabarimbura. Kandi bagaye igihugu cy'igikundiro, ntibizera ijambo ryayo, ahubwo bitotombera mu mahema yabo, ntibumvira ijwi ry'Uwiteka. Bituma amanika ukuboko, abarahira yuko azabatsinda mu butayu, kandi azatsinda urubyaro rwabo mu mahanga, akarutataniriza mu bihugu. Kandi bifatanya na Bali-Peori, barya intonorano z'ibitariho. Uko niko bamurakarishije imirimo yabo, umugiga irabatungura. Maze Finehasi arahaguruka, asohoza amateka, umugiga irashira. Bimuhwanirizwa no gukiranuka kugeza ibihe by'abantu byose iteka ryose. Kandi barakariza Uwiteka ku mazi y'i Meriba, bituma Mose aterwa ibyago nabo. Kuko bagomeye umwuka w'Uwiteka, bituma Mose avugisha akanwa k'ibidakwiriye. Kandi ntibarimbura amahanga Uwiteka yabategetse kurimbura, ahubwo bivanga n'amahanga, biga ingeso zayo. Bakoreraga ibishushanyo by'ibigirwamana byayo, bibahindukira ikigoyi. Batambiraga abadayimoni abahungu babo n'abakobwa babo, bavushaga amaraso y'abatariho urubanza, niyo maraso y'abahungu babo n'ay'abakobwa babo, batambiye ibishushanyo by'i Kanani. Igihugu gihumanywa n'amaraso. Nuko banduzwa n'imirimo yabo, bagenda basambanisha ingeso zabo. Bituma umujinya w'Uwiteka ucanwa ku bwoko bwe, yanga urunuka umwandu we. Abashyira mu maboko y'abanyamahanga, abanzi babo barabatwara. Kandi ababisha babo barabahata, baragomorwa, baba munsi y'ukuboko kwabo. Yabakizaga kenshi, ariko bakagomeshwa n'imigambi yabo,
bagacishwa bugufi no gukiranirwa kwabo. Ariko yitaga ku mubabaro wabo uko yumvaga gutaka kwabo, akibuka isezerano yabasezeraniye, akigarura nk'uko imbabazi ze nyinshi ziri, agatuma bababarirwa n'ababajyanyeho iminyago bose. Uwiteka Mana yacu, udukize, udutarurukanye, udukure mu mahanga, kugira ngo dushime izina ryawe ryera, twishimire ishimwe ryawe. Uwiteka Imana y'Abisirayeli ahimbazwe, uhereye kera kose ukageza iteka ryose. Kandi abantu bose bavuge bati amen, haleluya. Igice cya 5 cya Zaburi. Zaburi 107. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo, abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi, akabatarurukanya abakura mu bihugu, aho izuba rirasira n'aho rirengera, ikasikazi no ku nyanja. Bazerereye mu butayu, mu nzira itagira abantu, ntibabona umudugudu wo kubamo. Bicwa n'inzara n'inyota, imitima yabo igwa isari. Maze batakira Uwiteka bari mu byago, abakiza imibabaro yabo. Abashorerera mu nzira igororotse, kugira ngo bagere mu mudugudu wo kubamo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu, kuko yahagije umutima wifuza n'umutima ushonje yawujuje ibyiza. Abandi bicaraga mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, baboheshejwe umubabaro n'ibyuma, kuko bagomeye amagambo y'Imana, bagasuzugura imigambi y'Isumba byose. Nicyo cyatumye icishisha bugufi imitima yabo mu ruho, bakagwa ntihagire ubatabara. Maze batakira Uwiteka bari mu makuba, abakiza imibabaro yabo. Abakura mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, aca iminyururu yabo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu, kuko yamennye inzugi z'imiringa, akavuna ibihindizo by'ibyuma. Ibirimarima bibabarizwa ibicumuro byabyo no gukiranirwa kwabyo. Imitima yabo ihurwa ibyo kurya iyo biva bikajya, bakegera amarembo y'urupfu. Maze bagatakira Uwiteka bari mu byago, akabakiza imibabaro yabo. Akohereza ijambo rye, akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Batamba ibitambo by'ishimwe, bogeresha imirimo y'indirimbo z'ibyishimo. Abamanuka bajya mu nyanja bakagenda mu nkuge, bagatundira mu mazi y'isanzure, barebeye imirimo y'Uwiteka n'ibitangaza by'imuhengeri. Kuko yategetse agahuhisha umuyaga w'ishuheri, ushyira hejuru umuraba waho. Barazamukaga bakajya mu ijuru, bagasubira bakamanuka bakajya ikuzimu, imitima yabo ikayagishwa n'umubabaro, bakazungamuzunga, bakadandabirana nk'umusinzi, ubwenge bwabo bwose bukazinduka. Maze batakira Uwiteka bari mu byago, abakiza imibabaro yabo. Aturisha uwo muyaga w'ishuheri, umuraba uratuza. Maze bishimishwa n'uko utuje, kandi abajyana mu mwaro bashakaga. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Bamwogereze mu iteraniro ry'abantu, bamushimira aho abakuru bicaranye. Ahindura imigezi ubutayu, n'amasoko ayahindura inkamira. Igihugu cyera gihindura ubutaka bw'umunyu kubw'ibyaha by'abahatuye. Kandi ahindura ubutayu ikidendezi, no mu mbura amazi ahahindura amasoko. Aho niho aturiza abashonje, kugira ngo batunganye umudugudu wo kubamo, babibe imirima, batera imizabibu, bibonera imbuto z'umweru. Akabaha umugisha bakagwira cyane, ntakundire inka zabo ko zigabanuka. Kandi iyo bagabanutse bagacishwa bugufi n'agahato n'ibyago n'umubabaro, asuka igisuzuguriro ku bakomeye, akabazerereza mu kidaturwa kitagira inzira, agashyira hejuru umukene amukuye mu makuba, akamugwiriza imiryango nk'umukumbi. Abakiranutsi barabireba bakishima, ubugoryi bwose bukizibakana. Umunyabwenge wese azitegereza ibyo, kandi bazita ku mbabazi z'Uwiteka. Zaburi 108. Iyi ndirimbo ni Zaburi ya Dawidi. Mana, umutima wanjye urakomeye, ndaririmba, ni koko ndaririmbisha ishimwe ubwiza bwanjye. Neberu n'inanga nimukanguke, nanjye ubwanjye nzakanguka mbere y'umuseke. Uwiteka, nzagushimira mu moko, nzakuririmbira ishimwe mu mahanga, kuko imbabazi zawe ari ndende zisumba ijuru, umurava wawe ugera mu bicu. Mana, wishyire hejuru y'ijuru, icyubahiro cyawe kibe hejuru y'isi yose. Ukirishe ukuboko kwawe kw'iburyo unsubize, kugira ngo abo ukunda bakizwe. Imana yarahiye kwera kwayo iti, nzishima, nzagabanya Shekemu, kandi nzagabanisha urugero igikombe cy'Isukoti. Galeyadi ni ahanjye, umuryango wa Manase ni uwanjye, uwa Efurayimu niwo ukingira umutwe wanjye, uwa Yuda niwo nkoni yanjye y'ubwami. Abamowabu nibo gikarabiro cyanjye, Abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe, Abafilisitiya nzabishima hejuru mvuza impundu. Ninde uzanyinjiza mu mudugudu ufite igihome gikomeye? Ninde uzangeza muri Edomu? Si wowe Mana wadutaye uzangezayo? Si wowe Mana utajyanaga n'ingabo zacu uzangezayo? Udutabara umubisha, kuko gutabara kw'abantu kutagira umumaro.
Imana izadukoresha iby'ubutwari kuko ariyo izaribata ababisha bacu. Zaburi y'109. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Mana njya mpimbaza ntuceceke, kuko banyasamiye akanwa k'umunyabyaha, akanwa k'uburiganya, bambwirishije ururimi rw'ibinyoma. Bangotesheje amagambo y'urwango, bandwanije nta mpamvu. Urukundo rwanjye barwituye kuba abanzi bandwanya, ariko jyeweho nitangira gusenga. Ku neza nabagiriye banyituye inabi, ku rukundo banyituye urwango. Umutwarisha umunyabyaha, umuriza ahagarara iburyo bwe. Nacirwa urubanza asohoke rumutsinze, gusenga kwe guhwanywe n'icyaha. Iminsi yo kubaho kwe ibe mike, ubutware bwe busubire mu ndi. Abana be babe imfubyi, umugore we abe umupfakazi. Abana be babe inzererezi, basabirize, bashakire ibyo kurya kure y'umusaka wabo. Umwishyuza atega ikigoyi ibyo afite byose, abanyamahanga banyaga ibyo yaruhiye. Ntihazagire ukomeza kumugirira neza, ntihazagire ubabarira imfubyi ze. Urubyaro rwe ruzarimburwe, mu gihe cy'abuzukuru b'izina ryabo rizasibanganywa. Gukiranirwa kwa ba sekuruza kwibukwe n'Uwiteka, ibyaha bya nyina bye gusibanganywa. Bibe imbere y'Uwiteka ubudasiba, kugira ngo arimbure kwibukwa kwabo agukure mu isi. Kuko wa wundi atibukaga kubababarira, ahubwo yagenzaga umunyamubabaro n'umukene, n'ufite umutima umenetse ngo abice. Yakundaga kuvuma kwe kumugeraho, kandi ntiyishimiraga kwifuriza abantu umugisha ukamuba kure. Kandi yambaraga kuvuma nk'umwenda we, kwinjira mu nda ye nk'amazi, kwinjira mu magufwa ye nk'amavuta. Kumuhindukire nk'umwenda yambara, n'umushuma ajya akenyeza. Ibyo aba ari byo bihembo by'abanzi banjye bituruka ku Uwiteka, n'iby'abavuga nabo ubugingo bwanjye. Ariko Uwiteka Mwami, kubw'izina ryawe unkorere ibyiza, unkirize kuko imbabazi zawe ari nziza. Kuko ndi umunyamubabaro n'umukene, kandi umutima wanjye ukomerekeye muri jye. Ngiye nk'igicucu kirehutse, ntumuwe nk'uruzige. Amavi yanjye aciwe urutebwe no kutarya, umubiri wanjye unanuwe no kubura ibinure. Kandi mpindukiye babandi igitutsi, uko bambonye bazunguza imitwe. Uwiteka Mana yanjye, untabare, unkize nk'uko imbabazi zawe ziri, kugira ngo bamenye yuko ibyo ari ukuboko kwawe, ko ari wowe Uwiteka wabikoze. Bavume ariko wehoho umpa umugisha, nibahaguruka bazakorwa n'isoni, ariko umugaragu wawe nzishima. Abanzi banjye bambikwa igisuzuguriro, bambara isoni zabo nk'umwitero. Ndashimisha Uwiteka cyane akanwa kanjye, nzamushimira mu iteraniro, kuko azahagararira iburyo bw'umukene, kumukiza abaciraho iteka ubugingo bwe. Zaburi y'110. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye, ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Uwiteka ari i Siyoni, azasingiriza kuri inkoni y'ubutware bwawe, tegeka hagati y'abanzi bawe. Abantu bawe bitanga babikunze, ku munsi ugaba ingabo zawe, abasore bawe baza aho uri nk'ikime, bambaye umurimbo wera, bavuye mu nda y'umuseso. Uwiteka ararahiye, ntazivuguruza, ati uri umutambyi iteka ryose, mu buryo bwa Melikisedeki. Umwami Imana ihagaze iburyo bwawe, izamenagura abami ku munsi w'umujinya wayo. Izacira imanza mu mahanga, izuzuza ahantu intumbi, izamenagurira imitwe mu gihugu kinini cyose. Umwami azanywera ku mugezi wo mu nzira, nicyo gituma azashyira umutwe we hejuru.